Muraho neza mwese bakunzi baduhugurana ikinyarwanda. Reka twizere ko mumeze neza aho muganje, haba i Rwanda, haba hakurya y'inkiko z'u Rwanda, ndetse n'abari bwota amasimbi. Reka tuvuge tuti muraho murakoma. Uyu munsi rero turagarutse kugira ngo tuganire, duhugurane kuri gakondo yacu, duhugurane ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Nk'uko amambere njya mbigarukaho, ikiganiro cyacu kibanda ku migani migufi isobanuye, umuntu akamenya aho yawukoresha ndetse n'igihe yawukoresha. Tukaza kugaruka ndetse no ku mvugo iboneye, imvugo inoze, ariyo dusangamo inshoberamahanga. Tukaza tukagira dutya tukanabangura insigamigani ziduha amateka y'abakurambere bacu uburyo babayeho ndetse n'icyo bakomojeho kugira ngo iyo migani yirare muri rubanda. Ndetse tukaza no guteraho kugira inkuru zaturyoshya amatwi, zikaturyohana rwose tukishima, twaba turi ku ntebe y'ishuri cyangwa se turi ku ziko ababyeyi bacu bazidusangiza. Izo nkuru nazo tujya tuzigarukaho. Uyu munsi rero, nyuma y'uko maze kubagezaho imigani 10 ejo bundi, ubu ngubu naje nzanye imvugo iboneye y'inshoberamahanga. Tukagira imvugo nziza yashobera nyine abanyamahanga ku buryo wavuga imvugo iyi n'iyi mu buryo bwo kukumva bakabanza kugusiganuza. Rero tugiye kubagezaho inshoberamahanga 10, tuzisobanure, umuntu azimenye ndetse n'uburyo yazajya azinobeka mu biganiro yazaba arimo igihe icyo ari cyo cyose. Inshoberamahanga yacu ya mbere iragira iti: gucurira uburemba. Gucurira uburemba ni ugushyira umuntu mu kaga. Kuvuga ngo mufashe aya magambo gucira uburemba ntiwahita ubona igisobanuro cyayo, ahubwo ni ijambo cyangwa se amagambo abiri afatana agasobanura ikintu kimwe bitewe n'icyo bagenuriyeho mu mvugo isanzwe muri rubanda. Gucurira uburemba rero ni ugushyira umuntu mu kaga. Gusera igahanga. Gusera igahanga murabyumva ko harimo ikintu cyo kurengurira ku gahanga. Nk'uko umuntu ajya avuga ngo arimo arahekenya amenyo atashobora kuyamarira mu nda. Guhekenya amenyo cyangwa se gusera igahanga. Ni urugero nari mfashe. Gusera igahanga ni ukurakara ariko ntubigaragaze. Ugakomeza ugahira imbere mu gahanga, ugakomeza rwose ugaserera imbere mu gahanga. Rero gusera igahanga ni ukurakara ntubigaragaze. Hari kuvuguta umugombe. Iyi nshoberamahanga yacu ya gatatu, kuvuguta umugombe, bisobanura kuganira cyane, mukaganira rwose byimazeyo, mukisanzura, mugaseka, mugakwenkwenuka. Kuvuguta umugombe ni ukuganira cyane. Inshoberamahanga yacu ya 4 iragira iti: gutwika umubaribari. Gutwika umubaribari ni ugukwirakwiza inkuru. Hari igihe umuntu agira atya mu kabari, inkuru ahari ugasanga ateze amatwi yombi, akamuguye mu gutwi agafata, akamuguye mu gutwi agafata, kugira ngo nawe aze kuyibarira abandi. Iyo nkuru akayibarira abandi, hari ibyo yongeramo, ashyiramo umunyu kugira ngo inkuru ye iryohe. Rero iyi inshoberamahanga yacu yo gutwika umubaribari ivuga gukwirakwiza inkuru.
inshoberamahanga yacu ya gatanu iragira iti kurenga umurere. Kurenga umurere ni ugusambanya nyokobuja. Uyu murere ubundi mu nzu za kinyarwanda, cyane cyane inzu z'ibwami cyangwa se z'abashefu ndetse n'iza rubanda rusanzwe ariko bakomeye, wasangaga zifite urusika ugasanga zifite nk'icyumba, ariko twayivuga icyumba rero ugasanga gifite umusambi ukinze. Ni nk'uko twavuga ngo ni irido wenda y'ubu ngubu, usanga irido ikingirije umuryango. Rero n'ahangaha mu nzu za kinyarwanda ku muryango wabaga ugiye ku rutara rw'umutware cyangwa se rw'umugabo, wasangaga hakingishije umurere. Uyu murere akaba ari umusambi wabaga wenda ubashywe mu bwatsi butandukanye tuzi, hari umuberanya, hari ubusuna. Ibi byose byabaga ari ubwatsi twasangaga mu bishanga ahantu byarimejeje, hari naho bakunda no kuvuga ngo inkorogoto. Ubwatsi bwose bwakundaga nk'umuberanya wakundaga kuva mu nkorogoto, ariko ubusuna bwarimezaga butya mu bishanga, ku buryo iyo bwakuraga barabukeraga bakabwanika ku buryo buvamo ubwatsi bwiza bugenda bunyerera. Rero nibwo bwabaga bwakora umusambi, bukaba bugize umusambi mwiza unyerera. N'ahangaha rero umurere ni umusambi wabaga uboshywe n'ubwatsi bumwe na bumwe, bwaba ubusuna cyangwa se umuberanya, ku buryo bawukoreshaga bakingiriza urutara cyangwa se igitanda. Rero kurenga umurere, niba wagize gutya ugahita weyura uwo murere, byavugaga gusambanya nyokobuja. Inshoberamahanga yacu ya gatandatu iragira iti kubika icyansi. Kubika icyansi murabyumva ko ari icyansi wakamiragamo, ari icyansi nibura wagufitemo umwerera cyangwa se amata. Rero iyo ucyubitse ni uko nta kintu kiba kigenda. Hano kubika icyansi ni ugupfusha imbyeyi. Ni ugupfusha imbyeyi. Gusetsa urugori. Gusetsa urugori murabizi ko urugori ari urwambarwaga n'abategarugori. Ntabwo murabyumva, rwategwaga n'abategarugori n'abagore bacu, ku buryo usanga koko ari nk'akantu, nk'akamenyetso kagaragaza umukobwa wavuye mu bukobwa, ko twabivuga. Noneho gusetsa urugori byabaga bivuga gupfusha umugore. Gusetsa urugori ni ugupfusha umugore. Kumesa ingobyi, nta murabyumva rwose. Iyi ngobyi ubundi ntabwo bajya bayimesa, ariko iyo umeshe ingobyi, kumesa ingobyi bivuga gupfusha abana bose. Kumesa ingobyi ni ugupfusha abana bose. Iyi niyo nshoberamahanga yacu ya munani. Inshoberamahanga ya cyenda iragira iti kuvuna uruhindu. Kuvuna uruhindu ni ugupfusha umukobwa w'inkumi. Murabyumva amagambo bajya barenguriraho uruhindu. Uruhindu abakobwa bo mu muco wa kera barukoreshaga baboha ibyibo. Ku gasusuruko ugasanga umukobwa agize atya, aratondeye rwose, agatondera ikibo akakizamura, ku buryo bagikoresha nko mu mitako, yaba atari n'imitako, bakakibikamo ibintu ibi n'ibi bitandukanye. Rero kuvuna uruhindu byabaga ari ugupfusha umukobwa w'inkumi,
wakagombye kuba akoresha urwo ruhindu aboha ikibo. Inshoberamahanga yacu ya cumi ari ya nyuma iragira iti kuvuna umuheto. Abantu benshi bakunda kugira iki gitutsi, abagabo benshi bakunda rwose kugitukana, ariko kuvuna umuheto rwose ni igitutsi kibi, kuko kuvuna umuheto, murabizi umuheto nk'uko umukobwa yakoreshaga uruhindu arimo aboha ikibo, na hano umuheto murabizi ko ari intwaro gakondo abakurambere bacu bakoreshaga barwanya abanzi babaga bateye igihugu. Rero ni ukuvuga ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa, abasore bacu babaga biteguye ku buryo bakoreshaga imiheto, imyambi, amacumu bakarwanya umwanzi watera igihugu. Rero umuheto kuba yari igikoresho, intwaro yakoreshwaga n'abasore, hano kuvuna umuheto ni ugupfusha umusore. Ubundi umusore kera yabaga ari amaboko yawe, yabaga ari ingabo. Kuvuna umuheto ni ugupfusha umusore w'impingane. Nizere ko rwose izi nshoberamahanga muzisobanukiwe, kandi hageze iyo mudasobanukirwa neza mwatwandikira mu bitekerezo, ku buryo twahanahana ibitekerezo, ndetse n'aho umuntu yaba atabashije kubisobanura neza tugakora ubushakashatsi kugira ngo tubisobanukirwe neza n'aho byavuye. Naho rwose ndifuza ko twamenya imvugo iboneye, imvugo nyayo umuntu yakoresha aganira, ku buryo bamutazira umuhanga wa gakondo cyangwa se umuhanga w'ikinyarwanda. Turabashimiye rero uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro byacu tubagezaho kuri Duhugurane Ikinyarwanda, kandi twifuza ko mukomeza kubisangiza n'inshuti zanyu kugira ngo nazo zivome amagambo meza, zivome imvugo iboneye, imvugo inoze, zivome imigani myiza isobanuye, ku buryo umuntu yagenda aganira, agenda agaragara nk'umuhanga, kuko agenda anobekamo umugani, anobekamo imvugo nziza yavanye mu nsigamigani runaka, anobekamo inshoberamahanga, ku buryo abantu bose badapfa kumwumva uretse bakavukire b'ikinyarwanda. Turabashimiye rero, mukomeze kugira amagara mazima, ubuzima buzira umuze nibwo tubifuriza, kandi turahari ku bwanyu. Ibyo muzajya mwifuza ko twabagezaho mu kinyarwanda mujye mutwandikira mu bitekerezo. Murakoze cyane, mwari kumwe na Alexandre Ntakirutimana.